Ajya wa musheri wawe yitwa nde? Yitwa Gadi. Gadi? Ngo Gadi byagenda gute? Gadi nyine yajyaga Wifuzaga nuza wagwanira buri munsi? ibintu nk'ibyo nyine bya buri munsi kandi ntabwo yari sawa. Ndi mu minsi yashize nakoresheje uwitwa Alexi. Alexi we yarangaga, none Gadi we everyday Ya buri munsi pe, ya buri munsi kandi wamwemereraga basi gatatu mu kwezi. Oya, kabiri mu kwezi. Gadi kari umuntu w'imbwa se. Na kabiri mu kwezi yaranze. Yarabyanze ashaka buri munsi. Buri munsi. Kabiri mu cyumweru. Basi se bundi Gadi wamuretse njye ukajya unyiha kabiri mu cyumweru. Oya, Gadi ndamukunda. Ase nk'ubu tubura amahirwe gute? Oya, Gadi ndamukunda cyane. Gadi kandi numva yarakubabaje. Nyine si umuntu ushaka kuhaza mukanya mugasubira. Yowe Pogari, yani Pogari muri gahunda yacu gushimisha umujyi ufata imitima yatanye nkayunga icyo bita back to your ex. Nzi ko nta mutima uzananira kereka ibyatewe na star nayo byatewe n'abantu. Me as Pogari as the content creator nzabasubiranya iwacu ni mu ntara. Hi. Bite? Byiza. Ni byiza? Yego. Ni byiza kandi uri heartbroken? No kurenzaho. Kurenzaho? Kurenzaho. Abanza uyereke kamera ubereke. Ibintu tangiye nawe. Ibyo ngibyo ntabwo ari sawa. None se ngo witwa nde? Witwa nde? Witwa Ella. Inde? Ella. Ella aka MC Ella. Cyane. Zasanzwe uri MC se? Sa nkunyemusinga kuko nanjye urabona tutuntu ndimo tujya kumera nka MC. Ubutaha. MC Ella. Ntabyo gutinda ngo byagenze ute? Abundi banza umbwire. Ngira abonye wanyandikiye IG. Timana ari video yanjye wabonye urambwiraga ati nanjye staff wazinkorera. Tukansubiranya na Sheri byagenze ute? Ushaka ko musubirana? Yego. Ngo byagenze ute? Nemfite nyine uvugire rimwe byose. Nemfite Sheri nyine ariko nyine mukunda pe, ariko akazajya azana nyine boro zo kunzana uburaya bwinshi. Ngo akazazana boro zo kunzana uburaya bwinshi. Buraya n'uburara n'ubukintu. Ibintu byose nyine ubwo bikubiyemo. Kuzanaga uburaya. Uburaya bwinshi. Buriya bavuze uburaya hazamo ingingo nyinshi. Ni nkiziye. Uburaya. Ntabwo se wowe ubundi buraya. Ubundi hari ukuboro bavuga ngo urumva uburaya ntabwo ari nko kuza nkagukoraho. Ni uburaya bu. Uburaya sex ya buri munsi. Wowe wumvaga wayimuha nka rimwe mu kwezi? Nka rimwe mu kwezi ako yashakaga buri munsi. Ajya wa musheri wawe yitwa nde? Yitwa Gadi. Gadi? Ngo Gadi byagenda gute? Gadi nyine yajyaga wifuzaga nuza wagwanira buri munsi? Ibintu nk'ibyo nyine bya buri munsi kandi ntabwo yari sawa. Ndi mu minsi yashize nakoresheje uwitwa Alexi. Alexi we yarangaga, none Gadi we everyday ya buri munsi pe, ya buri munsi kandi wamwemereraga basi gatatu mu kwezi. Oya, kabiri mu kwezi. Gadi kari umuntu w'imbwa se. Na kabiri mu kwezi yaranze. Yarabyanze ashaka buri munsi. Buri munsi. Kabiri mu cyumweru. Basi se bundi Gadi wamuretse njye ukajya unyiha kabiri mu cyumweru. Oya, Gadi ndamukunda. Ase nk'ubu tubura amahirwe gute? Oya, Gadi ndamukunda cyane. Gadi kandi numva yarakubabaje. Nyine si umuntu ushaka kuhaza mukanya mugasubirana. Nyuma yo gushaka Gadi amasex ya buri munsi wowe byaje kugenda ute? Mbwira nk'akantu yeze kugukorera ukavuga ati uno mutipe ndamuretse nibazangane indaya ya danje ndamwanze. Yashatse kumfata ku ngufu. Ubwo yakubasha? Yambasha n'umusore. Njye nabonaga atakubasha. Yambasha. Wagiye kumureba yagushishikiriziye tikateke se ati si boyfriend wanjye nagiye kumera nk'ibisanzwe. Ndabyanga nyine ashaka ku ngufu. Ashaka kumfata nyine ku ngufu. Ashaka kugufata ku ngufu. Gadi utinyuka no mukobwa. Yego yabitinya. Umwemereraga kabiri mu kwezi bagashaka iminsi 30 yose. Nka kabiri mu cyumweru, gatatu mu cyumweru. Se n'utweduke ya wenda we wafataga nk'utworoshye wamuhaga.
keya zo ni nkeya nka keya wamuhaga nyine ku buryo yahoraga ashaka ibyo byose. keya wamuhaga zoroheje. zoroheje se namufataga neza niko nakubwira. Neza gute? namufataga neza tu. Tudatinze noneho Gadi urumva yagusabaga izo serivisi ukanga, byaje guhurira he no kwangana mu baba ex ku buryo wavuze ati nshaka ko dusubirana? Namufashe ariko nca inyuma. Ariko nca inyuma. Yagiye kubishakira ahandi. Kumva Gadi atari umuntu w'umugabo. Ntabwo ari ibyo yanegereza. Uhita ugenda. Yanegereza. Uhita wigendera uramwanga. Urasaba imbabazi uvuga ngo iki? Arayikura musaba imbabazi umubwira ngo iki? Ndamubwira nyine niba byemera ko yuko dusubirana byemere, ahitemo na ya minsi nyine mu cyumweru, nimba byemera byemere. Yego se. Gutyo. Ubu nimusubirana ya minsi yarayemerewe. Iyi ntabyemera barahirwa. Ya minsi 3 mu kwezi araba yemerewe. Apana bene mu kwezi. Ibyo byose ibyo. Noneho reka tuze tumuhamagara. Ufite nimero ze? Ndabifite. Tumuhamagare Seila. Muhamagare twumve. Ongera. Allo? Jiba biti? Shimeze bite? Ni sawa. Wamenye? Wapi ninde? Ni Era. Ninde? Era. Era imeze bite? Ni sawa. Meze neza? Meze neza. Ko wabuze Era? Shatse cyane kabisa. Wamburiye he? Ahantu hose narakubuze. Impamvu urayizi ariko? Impamvu ajya ni iyi. Impamvu ni iyi. Impamvu urayizi, urumva nayisubiramo kandi impamvu yizi. Ese biriya bintu washaka atari sawa? Cyane niyo mpamvu nagiye kubishaka. Ku buryo wanca inyuma kandi warambwiraga ngo urankunda. Nyine byabaye ngombwa kubera ko ibyo nashakaga ntabwo wigeze ubinkorera tu. Niyo mpamvu nagiye kubishakira ahandi. Si ufata se? Shangiye rero ndashaka yuko dusubirana. Shuba? Wisubiyeho se? Kwisubiraho si ubwo gute? Kujya bimenyera bimwe nagiye gushakira ku icyo twapfuye si ukizi se? Ndakizi. None ubwo se? None ubwo ariko ntabwo byaba nk'uko wabishakaga cyangwa nk'uko wabitekerezaga. Ni ukubaho gutyo nk'uko ubishaka? Tukazajya tukuzuzanya nyine. Ko numva se nabyo bitaba ari fresh. Bitari fresh gute? Ko numva n'ubundi utaba ubinkorera nk'uko mbishaka. Nanjye sinkubwiye uyu munsi. Musigiye nari nakubwiye nzajya mbishakira nawe urakizi tu. Urumva se? Cyagiye ntabwo byakunda wowe urakabye. Ntabwo nkabya amazi. Urumva wisubiyeho? Nese basi waracyankunda? Kandi ikindi ndirayive ku kiganiro. Iki? Ndirayive. Live ku kiganiro? Ndacyagukunda? Rero hano nyine nimba w'ibyo boro tuzajya tubikurikirana fresh. Nta n'impamvu. Nka kumwe nabishakaga ariko. Nako
ko mwabishakaga ntari bitwareba nese uracyankunda ewana sha nyine nakubwiye urumva se nimba warisuyeho nta cyatuma tu narinze ngo ufite undi girlfriend mushyashya oya nta wundi mushyashya mfite ubwo kukuvugisha bana bimeye urishimye se? ndishimye cyane harya ugafashe uwuhe mwanzuro nta za nshuro 10 mu kwezi birahindutse ni nk'uko mbishaka nk'uko ubishaka cyane harya uba bishaka gute ubishaka gute 3 mu kwezi 3 mu kwezi kinga yaratomboye hano yongera uzamwange burundu nzahita mwanga burundu bitwemerere ngo uzamwanga abantu bare bahite bagutwara nzamwanga burundu mpite munyitwarira anyumvira ukuntu inginga bamukunda yego powa kugira ngo bizaza n'abandi baze kuko wari ubabaye n'iki ariko wowe byanyu ntabwo byari biruhanyije kuko Shagadi yo mureka twese turakundana rega wenda nubwo yagiye kunca inyuma ariko nawe arankunda ntabwo yabyanga wigaruye mane rega abakobwa barabuze ego ko cyane powa bogar follow bogar subscribe bogar empire icyo nsabwa njye no gushimisha umujyi imitima yatanye nkayunga cyananira n'icyateye na satani gahunda ni back to your ex power bogar bizaza iwacu ni mu ntara